Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, turi ku mugoroba wo ku itariki ya 27, uyu munsi ni kuwa mbere w'icyumweru ndetse kandi hari abageze mu ijoro, mwese tubahe ikaze mu kiganiro. Ubwo rero tugarutse ku makuru ari kuvugwa muri aka kanya, ni amakuru avuga ku mpanuka y'indege ya Gisegeti, ariko atariyo Gisegeti yari arimo, ahubwo yari ifite komande ya Gisegeti, yari ifite ubutumwa ishyiriye Gisegeti, imaze kuba yakora impanuka. Ndaza kuba nakubwira aho impanuka ibereye, ndetse kandi biranatangaje kuba hari abantu babiri babashije kuba barokoka iyi mpanuka y'indege. Ubusanzwe impanuka z'indege nta muntu ujya uzirokoka, ndaza kuba nagusobanurira byinshi kuri iyi mpanuka. Ikindi, General Muhoozi Kainerugaba wari umaze iminsi mu ruzinduko mu Rwanda, amaze kuba yatangaza abantu bageze kuri batatu ashimiye abantu bose muri rusange, ariko by'umwihariko amenshoninga ku bantu batatu. Abo bantu batatu ngiye kubakubwirira muri iki kiganiro. Tutarabageraho watwandikira muri comment abo ukeka, ariko kandi n'iyi mpanuka y'indege nayo turaza kuba twayigarukaho muri rusange, ngira ngo aba ari nayo tugiye guheraho. Reka nkusabe akantu gato koroshye cyane kandi k'ingenzi kuri iki kiganiro, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kuri uyu mugoroba. Niba wumva amakuru akugereho ku gihe cyangwa se kuri iri joro, ibuka gukanda like. Ubwo ni ako kantu gafite agakumwe kareba hejuru, iyo ugakanzeho uba ukoze ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo amakuru arusheho kugereraho ku gihe. Ariko by'umwihariko reba munsi y'ikiganiro urebe ko wakoze subscribe cyangwa se abone. Nusanga utarayikoze, ubwo biba bitewe n'ururimi ukoresha. Subscribe ni Icyongereza, abone ni Igifaransa. Nusanga utarayikoze, uhite uyikora, ufungure n'akazogera kugira ngo ujye urushaho kugerwaho n'amakuru yacu n'ibiganiro tubagezaho, bikugerereho ku gihe, amakuru atazajya aza yaramaze kuba amakuru ashaje, dore ko buri kanya tukuzanira amakuru agezweho muri ako kanya. Njyewe rero nitwa Baraka, nyemerera iki kiganiro tugihere kuri iyi mpanuka y'indege yamaze kuba yatungura abantu benshi. Ni ukuvuga ngo iyi mpanuka y'indege nk'uko biri kugaragara cyangwa se nk'uko amakuru ari kutugeraho, ni impanuka yabaye ku wa gatanu, ariko amakuru atugezeho ubu nonaha ku wa mbere urumva twatangiye ikindi cyumweru, kandi yabaye mu cyumweru gishize ku wa gatanu. Nahoze nganira n'umuntu ambwira ati rwose itariki mushyiraho cyangwa se itariki muvuga ziba zitandukanye n'igihe ibintu byabereye. Ndamusobanurira nicyo gihe amakuru aba atugereyeho. Ntabwo impanuka y'indege yari kuba ku wa gatanu, dore ko yari yaranaburiwe irengero, ngo bite bitugeraho ako kanya duhite tubibagezeho ku wa gatanu. Ahubwo bitewe n'uko yari yaraburiwe irengero, no ku ruhande rwa FARDC bari baranze kubitangaza, aho babitangarije natwe nicyo gihe tubibahereye, kuko nicyo gihe bitugereyeho. Nimuza kureba neza no ku bindi bitangazamakuru n'ibikomeye cyane, muraza gusanga bitari byarigeze byandika kuri iyo mpanuka. Icyo mbakundira nuko muza kugaruka mukavuga muti dusanze ibyo tubwira biba ari byo. Ubwo rero nitujya tubabwira itariki twabahereyeho ikiganiro, nimubihuza n'igihe inkuru yenda ishobora kuzaba yarabereye, nimukajye muhita muvuga ngo bigombe bingane. Ntabwo inkuru yaba ako kanya ngo ihite ikwirakwira. Hari igihe bibanza kugorana, cyane cyane nk'iyi ndege yari yaraburiwe irengero, bikaza kumenyekana uyu munsi ko aribwo yari yarakoze impanuka. Mujye mutwihanganira rero icyo gihe amakuru aba atugereho. Nimuza kureba n'abandi banyamakuru muraza gusanga batari barigeze babibabwiraho, ariko nimumara kureba kino kiganiro muraza gusanga n'abandi banyamakuru bari kugenda babikomozaho cyangwa se babivugaho, muvuge ati bya bindi Baraka yatubwiraga koko nibyo. Iyi mpanuka y'indege yabaye mu rugendo ruhuza agace ka Beni ndetse n'ahitwa Rulingu. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko. Ndetse kandi iyi ingendo zihuza bino bice cyane ziba ziganjemo imizigo, by'umwihariko iy'amabuye y'agaciro, nanone by'umwihariko zahabu. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko Gisegeti ubwe ari we wari watanze komande yo kugira ngo bamugezeho zahabu, bayimushyiriye Kinshasa. Ariko hagombaga kubaho hari indege nyine ziba zishaje zitajya zikora urugendo rukabije ubunini, nko kuba wava nyine mu burasirazuba bwa Kongo werekera Kinshasa. Bikaba ngombwa ko izo ndege zishaje zikora ingendo ntoya zigakusanya imizigo, bakayiha indege ikifite ubuzima cyangwa se itamaze imyaka myinshi bikabije, ikaba ari yohereza iyo mizigo i Kinshasa. Iyi ndege rero amakuru y'ingenzi agaragaza ko yari iri gukora izi ngendo zihuza ibice bya Beni na Rulingu, noneho ikaza kuba yakorera impanuka mu rugendo rwagati, igeze muri teritwari ya Walikale muri groupement ya Kisimba. Ahangaha rwose niho iyo ndege igaramye, bari ko mvuga yanacitsemo ibice bibiri. Amakuru y'ingenzi kuri iyi ndege avuga ko abantu bageze kuri babiri bakomeretse,
ndetse kandi barimo bavurirwa ku bitaro by'ahitwa Biruko. Aha ngaha ni muri teritwari ya Walikale, ndetse n'ibindi bitaro bya gisirikare bisanzwe bivura inkomere za FARDC na Wazalendo na FDLR n'abandi bafatanya mu rugamba. Kuri ibi bitaro niho izi nkomere zajyanwe zarokotse impanuka y'indege. Ni ibintu bidasanzwe. Noneho umwe muri bo yamaze kuba yakitaba Imana nk'uko biri kugaragara. Amakuru y'ingenzi kuri iyi ndege agaragaza ko ubwo indege yari iri mu rugendo, utwaye yatangaje ku buryo bw'itumanaho ko igize ikibazo cya moteri. Abo bavuganaga ku ma ekuteri, kwa kundi aba yambaye ekuteri afite n'akantu k'akamikoro ari kumvikana n'abandi haba ahagiye cyangwa se ahavuye, bahise bamugira inama yo kuyimanura gake gake, niba itari bubone uko yihuta ngo igere aho igiye, ngo nayimanure gake gake kugira ngo ataza kwangirika byinshi. Biza kurangira koko uyu mugabo iyi ndege yimanuye gake gake, arebye ahantu hameze nk'aho harambuyemo gakeya, ariko nanone mu bishyamba. Hanyuma mu kuyimanura, ingufu imanukanye mu kirere biza kwituma icikamo kabiri. Kuba yaracitsemo kabiri rero, icyo gituma aba bantu babiri bashobora kuba igituma bashobora kuba bararokotse. Kuba yaracitsemo kabiri bifitanye isano, kuko basanga igice bari barimo atari cyo cyasadutse cyangwa se cyangiritse cyane. Noneho ikindi iyi ndege kigaragaza ko cyangwa se cyaba cyaratumye aba bantu barokoka bari mu kuvurwa, nuko iyi ndege itahise ifatwa n'inkongi y'umuriro. Ku bw'amahirwe iyo iza gufatwa n'inkongi y'umuriro, ndakubwiza ukuri, aba bantu ntabwo bari kurokoka. Ubusanzwe nta muntu ugirokoka impanuka y'indege, kugira ngo murabizi ni ibintu biba bisa n'ibitangaza. Impanuka y'indege ni ikintu kidakunda kurokokwa uko byagenda kose, ariko ku buryo bw'igitangaza cy'Imana mba ariko mbyita, kuko nta muntu wari kubashoboza iki kintu, nta nubwo ari imbaraga zabo cyangwa se ubuhanga bwabo. Iyi ndege yaje kuba yamanuka, hanyuma imanuka yashatse kuyimanura gake gake mu gihe moteri zagize ikibazo, kuko akenshi indege zijya zigira moteri ebyiri, imwe igize ikibazo indi igahita ikomeza urugendo. Noneho niba ari moteri zombi yenda zari zagize ikibazo, urumva muri iyo gahunda yo kuyimanura hasi yaje kugira icikamo kabiri bitewe n'ingufu imanukanye, icikamo ibice bibiri, kimwe kijya ukwacyo, hagati hasigaramo nka metero ebyiri. Hanyuma umwe muri bo, kuko yari irimo ngo abantu 3 n'imizigo y'amabuye y'agaciro by'umwihariko zahabu, umwe muri bo ako kanya yahita hasiga ubuzima, abandi bageze kuri 2 barakomereka. Kuva kuwa gatanu rero byatangazwaga ko FARDC yari yavuze ko hari indege yaburiwe irengero, ariko atari ya gisirikare. Abantu n'impamvu batanabyitayeho cyane, kubera ko bumvaga ari indege ya gisivile. Baravuga abenshi bakurikirana iby'intambara cyane, baravuga ati ibyo nta nubwo bitureba, ntabwo babyitayeho cyane. Noneho biza no uyu munsi niko byatangajwe ko yari ya Gisegeti, ndetse kandi ayo mabuye yakusanyije muri kampani zicukura amabuye y'agaciro zifitanye isano bya hafi n'umuhungu wa Gisegeti ubwe, aho ndaherutse kurasa abantu mu kabari, ngira ngo murabyibuka mu makuru twigeze kubagezaho mu gihe cyashize. Ubwo rero ni igihombo kinini kuri Gisegeti, ni inkuru mbi ku bakunzi be, ariko nanone ikaba inkuru mbi by'umwihariko kuri aba babuze iwabo. Aba bakomeretse nabo biri gutangazwa ko bari kuvurirwa mu bitaro bya Biruko, biri kuvuga ko bashobora gukira uko byagenda kose, uretse ihungabana bagize no gukomereka bya hato na hatoya, ariko ngo ntabwo bakomeretse bikabije cyane. Ubwo rero urumva ko ni inkuru mbi kuri Gisegeti, ariko ku rundi ruhande biranakeka ko yaba yaramanuwe n'intare za Sarambwe, kubera ko muri bice bya Walikale hagenda humvikanamo amasasu ya hato na hato, haba imirwano ya hato na hato igenda yumvikanamo. Kandi urumva ntabwo babona indege itari iyabo, itari n'iy'ubutabazi ngo bayihereze cyangwa se bayireke iguma itambuka. Bashobora no gukeka ko ari iy'ubutasi, bashobora no gukeka ko ari izana intwaro abanzi babo, bityo rero bagahita babanayimanura. Nk'uko urukurane rwa Gisegeti niko bari kugenda bakeka, bavuga bati iyi ndege rwose ihanuwe n'abo bahanganye. Ubwo abo bahanganye ni Alliance Fleuve Congo, gusa Alliance Fleuve Congo nta kintu iratangaza, ndetse kandi imyirondoro bwite y'uwasize impanuka n'ababiri bayirokotse, iyo myirondoro yagizwe ibanga, ntabwo yashyizwe hanze. Ubwo rero ni amakuru dukomeza kugenda tubakurikiranira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ku yindi ngingo cyangwa se mu yandi makuru, hari amakuru avuga kuba General Muhoozi Kainerugaba yarasuye u Rwanda. Ibyo twabigarutseho mu biganiro birambuye cyangwa se bihagije, ariko ubu tuvugana yerekeje mu gihugu cyabo cya Uganda. Mbere yuko haguruka rero hari ibintu atangaje, abanje gushimira abantu nk'uko nabikubwiye ko nza kubakubwira muri iki kiganiro. Nizere ko wanditse abo wakekaga. By'umwihariko ashimiye abanyarwanda muri rusange n'abanya-Uganda ko babanye neza. Aragaruka aravuga ngo by'umwihariko nshimiye General Muhoozi, nyine niwe wavugaga ayo magambo,
aravuga ngo ashimiye General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo za RDF, kuko niwe wamwakiriye ku kibuga cy'indege. Arongera ashimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Arongera ashimira na Madame Jeannette Kagame, abashimira ko ngo bamwakiriye neza. Aragaruka aravuga ati umubano w'u Rwanda na Uganda ushingiye ku bihe byabayeho n'ubu ngubu, ati navuga ko uri ku rwego rwiza rukwiriye ndetse kandi rutanigeze rubaho ugereranije n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Ati kandi nongere nshimire nanone Perezida Museveni wa Uganda, ubwo ni se yavugaga, ndetse kandi n'uburyo ki abanye, nshimira na His Excellency Paul Kagame n'uburyo ki babanye. Arangije asoza agira ati murakarama, arangije ahita akomeza yurira indege yerekera mu gihugu cya Uganda. Urumva ko yamaze kuba yanyurwa n'ibyo yaboneye mu Rwanda. Ubwo rero hari ibice bitandukanye yasuye nk'uko twabigarutse mu biganiro byabanje. Yakinnye basket, gusangira ku meza, gusura ibyanya, ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, ni ibintu bitandukanye yagiye asura kuri ubutaka bw'u Rwanda. Ubwo rero munyemerere duhinire ahangaha ikiganiro kijyanye n'amakuru agezweho, tuze guhurira mu kiganiro gikurikiyeho. Biroroshye cyane, niba wakanze like, niba utari wayikanze ibuka kuyikanda, wakoze subscribe cyangwa se warayikoze warese ufungura n'ubundi n'akazogera nyuma yo gukora subscribe cyangwa se abone. Biroroshye cyane ko twaza guhurira mu kindi kiganiro kijyanye n'amakuru agezweho. Birumvikana ni mu gitondo dushobora guhurira muri icyo kiganiro, cyangwa se mu kandi kanya bitewe n'inkuru ishobora guhita isohoka, nayo nkahita nyibagezaho mbonye bigishoboka cyangwa se bigikunda, cyangwa se nkaza kuba nayireka nkayibagezaho mu gitondo bijyanye n'amakuru. Mba nshaka kubagezaho amakuru akiri mashyashya. Namwe rero icyo mba mbasaba ni uguhita mukanda like mukiyabona. Ndabashimira ababikora, abatabikora namwe ndabashimira, ariko nta kibazo kiba kirimo, ntibigoye, nta n'ikiguzi bisaba. Reka mbifurize mwese kugira amahoro y'Imana.